Alright, ikaze nanone muri Dena Now yacu y'uyu munsi. Nimba waravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuzamura, uraza kuba wisangamo cyane, ariko ibyahise cyangwa se ibyo mu kinyejana cya 19 uraza kubyumva nk'amateka cyangwa se stories zihambaye, kubera ko kano kanya tugiye kuba tugaruka ku itumanaho cyangwa se icyo twita communication yahashize, traditional communication na modern communication, cyangwa se uburyo bw'itumanaho bwa kera tuze kubugereranya n'uburyo bw'itumanaho bw'uyu munsi. Turaza kuba tugenda tureba nyine uko byagendaga bikorwa, imbogamizi byabaga bifite, tugende tunareba noneho uyu munsi bimeze bite, byakemuye iki, ese byabangamiye iki, tuze no kugenda protectinga kubijyanye n'ibyo future iduteganyirije, cyangwa se tugendeye ko itumanaho rigeze uyu munsi dushobora kwitega iki mu hazaza hitumanaho muri rusange ku isi ya rurema. Stay in touch. It's the mic radio with your host Boss Kabutura. Ladies and gentlemen. Right, yes, itumanaho rero ryahashize ryakoreshaga uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ibyo twakwita mu rurimi rw'icyongereza nka traditional ways of communication. Bwari bugiye butandukanye, wenda ushobora gutangazwa n'ibyo nshobora kukubwira, ariko ubundi kera iyo wagushaka kuvugana n'umuntu, bimwe mu nzira mwabashaga kuba mwakoresha ni ukwihurira imbone nkubone mukavugana, ibyo twita face to face cyangwa se imbone nkubone, nyine mugakoresha amagambo asanzwe mukavugana. Runaka akava i Butare, nawe ukava i Rusizi cyangwa se Kibungo, mugahura juste kugira ngo muvugane, muganire byonyine, mwakoze ayo ma distance yose. Urumva yuko rero ari uburyo bwatwaraga umwanya n'imbaraga cyane, ariko nta kabuza niyo mahitamo icyo gihe yarahari. Ubwo ni bumwe mu buryo bwakoreshwaga muhashize cyangwa se muri traditional ways of communication. Ikindi bakoreshaga letters, amabaruwa yangaya, ufata paper, urupapuro, ukandika message ukayohereza ukoresheje iposta. Amaposta yahozeho kera, hari naho akiri, ariko nibwo buryo bwashobokaga nabwo gukoresha, ukandika akabaruwa, nimba ari urukundo rwawe ruriyo bigwa, nimba ari umuryango wawe uri kantarange, nimba ari inshuti yawe isanzwe iriya, cyangwa se nimba ari undi muntu wese ushaka guhanahana amakuru nawe, mukaba mwakoresha